Yaman, amazani kamini Joshua nk'ibisanzwe murakaza neza muri The Josh Challenge y'uno munsi. Umuhanzi uzwi ku izina rya Prince Kid, erega ni n'umuhanzi nuko mbona benshi mu bipinga. Gusa abantu bamwe bakumva mu by'ukuri Prince Kid atafungwa kubera ko mu by'ukuri uriya mukobwa byitwa ko ashobora kuba yarasambanije ari we bita Akariza Hope yararengeje imyaka y'ubukure. Mfite imyaka 20 y'amavuko, nkaba ndi mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza. Tubwire ni itariki wavukiyeho kugira ngo abantu bakureho urujijo. Navutse ku itariki 30 z'ukwa gatatu mwaka 2000. Ubwo Prince Kid we mwahuye mu by'ukuri nashaka kuvuga wenda aho mwahuriye wari ufite imyaka ingahe? Ubwo ni nka 19 n'igice reka ariko tuvuga none se kuko byatangiye ari tukiri mu kwa mu bihumbi. Mwahuye mbere y'irushanwa se? Kandi koko bivugwa ko mu by'ukuri hari amapase yatanzwe muri runo rubanza. Bahaye pase bwa mbere. Ninge bahaye pase bwa mbere. Ahubwo niwe batanzemo pase. Ubwo bishatse avuga ko atagote kuko wari urengeje imyaka y'ubukure. Nari nkifite 19 ijya muri 20 taruzura neza. Ubwo iyo usa mu by'ukuri umwana yaravutse ubu umwana akaba afite imyaka 2. Gusa ariko Akariza Hope mu by'ukuri byari ngombwa ko ugomba gutanga ruswa y'igitsina kugira ngo ubone Miss Rwanda. Byari ngombwa koko? Numva yuko guhinduka k'umukobwa n'ubundi niwo byitera. Ubwo ushatse kuvuga ko mu by'ukuri kugira ngo ugire icyo ugeraho ugomba gutanga ruswa y'igitsina cyangwa mbyumvishije nabi? Ntago bazagufata ngo baguhindura kugira runaka utabigize mu ruhare. So ni wowe wihereza ya burden yo. Ibyo reka mbyihoreye. Gusa Akariza Hope abantu bakavuga ko mu by'ukuri utakagombye gufungwa. Ese kubera icyo utagafunzwe? Hari ibikorwa byinshi nifuza gukora fatanyije n'urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange bigamije guteza imbere igihugu cyacu. Muheto kuba byitwa ko Akariza Hope mu by'ukuri yakuyemo inda. Ese nkaye mu by'ukuri ubona bino bintu wabihereza agaciro? Nta gaciro ngembi hapemba numva n'ibyo bintu bidakwiye no kuvuga umuntu muzima ntabwo akwiye kuvuga ibyo bintu. Kubera icyo uvuga utyo Muheto? Akungiye ku giti cyanjye nage ibintu byo kurama inda banumva bikwiye pe ku munyarwandakazi. Hanyuma niba arashaka kuboneza urubyaro? Oya nabyo ntabwo mbishyigikiye. Urabivuga utyo ariko mu by'ukuri nawe numva ko amaherezo ugomba kwitaba urukiko kandi witeguye kwitaba ugatanga amakuru. Ndabyiteguye. Ubwo se mukobwa niba gutamo? Nabyakira. Ikiza kuri wowe numvise bataguvugaho byinshi. Gusa Akariza Hope mu by'ukuri abakobwa kera mwagiraga umuco. Iyo umuntu yabahamagaraga urugero nko muri ghetto mu by'ukuri wazanaga n'undi mukobwa. No muco mwari mufite. None se Prince Kid mu by'ukuri aguhamagara wagiye wenyine? Najyanye na Denise. Gisonga cya kabiri Mutesi. Niwe twajyanye. Mutesi Denise. Wajyanye na Hope muri ghetto kwa Prince Kid? Oya? Kubihakana. None se Mutesi Denise mu by'ukuri iri hohoterwa rishingiye ku gitsina muri Miss Rwanda yabayeho koko? Cyane. Ibyo none bya Miss Rwanda ni ibintu byoroshye cyane. None uri kubihakana. None se Mutesi Denise mu by'ukuri tuvuge ko wowe mu by'ukuri nta muntu wigeze kukwaka ruswa ijyanye n'igitsina kugira ngo ugire ikintu runaka ugeraho kandi bikarangira ubyemeye? Ikintu cyose ukora rwose uhura n'imbogamizi nyinshi ntago nakweshya nazo nawe nazo. So bishatse kuvuga mu by'ukuri no gutajyanye na Akariza Hope wowe nyuma waje kwijyana kwa Prince Kid nta muntu uguherekeje si byo se? Ego rega nta n'ikibazo kirimo. Abakobwa bikigiye mujya mu ncanga rwose. Nta kibazo kirimo nuko. Ikibazo rega si byo mujyamo. Ikibazo ahubwo kiri kuri yinda byitwa ko Akariza Hope mu by'ukuri yakuyemo. Nanjye nkakwibariza mukobwa kuki mu by'ukuri mutajya mwibuka agakingirizo bakobwa bacu? Nta mpamvu yo kukagura. Yego. Yewe reka nkureke hari wowe hari uyu nguyu. Nge sinteze guhuza umugabo wanjye gukora ibyo ashaka. Azakora icyo ashaka. Akora ibyo ashaka byose. Apfa kuba nzarya ngahaga. Yego. Icyambere. Mu modoka. Nzarya ngahaga. Nge sinzamubuza amahoro pe. Azajya ataha ndashaka atesa kumiza mu gitondo ari gutembagara hari. Uri kumva azajya aza mutekere breakfast rwose na hangover yivemo.
none se ubundi akariza mu by'ukuri reka twirengagize ko wenda atubeshye ese mu by'ukuri icyari kibajyanye mwebwe babiri kwa Prince Kid umwe yari koza ibyombo undi agasasa uburiri cyari kibajyanye n'iki nyine twese twari tujyanywe n'ikintu kimwe birangira ari wowe bahaye urumogi kweri Prince Kid tuvugisha ukuri birakwiriye ko umukobwa ava muri Miss Rwanda nyuma yashaka kugarukamo bigasaba ko agomba gutanga ruswa y'igitsina ibi bintu birakwiriye ni nk'uko nawe muba mwiganye ushobora gusanga harimo abagiye mu mico mibi hari abagiye mu bindi ariko uri gukora itangazamakuru kugira ngo uempoweringe abantu ubakominike ubamenyeshe ubahe information ariko banza utumvishije ikibazo neza uyu mukobwa byitwa ngo Akariza Hope si ubwa mbere yaragiye muri Miss Rwanda ni ubwa kabiri bwa mbere yaragiye aratsindwa bwa kabiri asubiramo ariko bitewe nuko yatanze ruswa y'igitsina nk'uko bivugwa so icyo mvuga mu by'ukuri birakwiriye ko umukobwa abanza kunyura muri izo ngeso kugira ngo yegukane ikamba niba hari wavuyemo agata umurongo nanone n'ibintu ni nk'uko hari abaviwawa bigishijwe bamwe bagasubirayo abandi bakaza bagahita bahindura bagakora akazi keza ngayo nk'uko gusa nk'uko bivuga ko urubanza mu by'ukuri ruzakomeza ariko mu ijambo rimwe umuntu ukomeye muri uru rubanza uri busubirweho bidashobora gusubikwa na rimwe umuntu witwa Miss Jora araza kugaruka inshuro nyinshi wa wundi Prince Kid yasanze harya atandukanye n'abandi bana bavuga imiryango yifashije niwe ufungishije Prince Kid kubera iki ubundi ndagira ngo mbabwire ngo urubanza rwa Kid rugiye kuba mu muhezo rushingiye ku nda ya Hope yavuyemo Jori yamuherekeje sobanura twumva ariko impamvu uru rubanza rushyizwe mu muhezo nayo kanyibabwire mwiza Megan ni umutangabuhamya ushinjura Prince Kid kandi agasobanura imikorere ya Jori na Hope kuri uyu mugambi wo kugambanira Prince Kid kandi Hope akaba ari victim hagati ya Prince Kid na Jori kuko ntafite amahitamo yo guhakanira Jori kuko yamutanga ko yakuyemo inda Mutesi Jori ibi bintu kweri bivugwa niko wabikoze ibyo tureka inzego z'ubutabera zibijyemo sobanura shaka kuko n'ubundi mu rukiko uzabisobanura ariko reka mbaze ubundi mbaye narabikoze sibyo ari byo ikosa ryaba ririhe banza nabyumvishije neza ubaye warakoze ikintu twimagine ko ibivugwa ari byo sibyo ukabikora ikibazo cyaba kirimo ni ikihe